Ndebera aka kantu uri kureba imbere yacu nta handi utagira ngo nta handi aha ngaha uri kureba ni muri Kongo. Aha ni muri Kongo, barakubwira ko Imana yaba yarablessinze Kongo rwose ku buryo butangaje, ariko ndagira nkubwire ngo iyo uje kwitegereza usanga ari umuvumo. Aha ni ahantu bita muri North Kivu muri kilometero 35 uvuye mu mujyi wa Beni. Ahangaha aba bantu uri kubona dore ni ya mabuye yahebuje abagore bose umugisha, bari munsi rwose, urabona ibintu biri munsi y'ubutaka. Ibi bintu rero byabahindukiye umuvumo, we nubwo ureba ukabona ari umugisha. Niyo mpamvu ubona abantu birirwa bahunga, abandi bagapfa, abagore n'abana, abafatwa ku ngufu, abicwa nabi. Ibi byose nibyo bibera hariya hakurya muri Kongo. We rero nujya ubibona ujye uvuga uti amina, Imana ishimwe kuko itigeze iduha ibi bintu. Urumva, ujye uvuga ati Imana ishimwe kuko itigeze iduha nk'igihugu cyacu ngo iduhe ibi bintu. Ibi bintu rero ntago ari umugisha nk'uko ubitekereza, ahubwo ni umuvumo. Wowe icyo usabwa rero ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora like, maze tugakomeza tukakwereka iby'ingenzi cyangwa se ibiri update hano kuri iyi si ya rurema. Yes, ahangaha rero turi ni ku Nzozi TV 1, urakora subscribe, ukore share, ukore like, maze utange igitekerezo cyawe. Ahangaha rero tugarutse mu karere k'Iburasirazuba bwo hagati, aho tudahwema kukugezaho update z'urugamba uburyo zimeze ku ntambara iri hagati ya Iran, Amerika ndetse na Israel. Ahangaha murabizi neza ko Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaviriye indimwe kuri Iran, ariko Iran murabizi ko yagerageje kwihagararaho, bayiciye abayobozi batandukanye, ikomeza kwihagararaho kugeza na n'iyi saha ikirwana n'ibyo bihugu bibiri tuvuga ko ari ibihangange ku isi. Ahangaha rero uyu muvugizi w'igisirikare cya Iran aratanga impuruza cyangwa se atanga warning, ni nk'impuruza avuga kuntu umuyisiraheli wese ukunda amagara ye yakagombye kuba agize ate, yakagombye kuba ahunga ava muri Isirayeli, kuko Isirayeli ngo bagiye kuyihindura amatongo. Niko ari kuvuga ko Isirayeli rwose bagomba kugira gute, bagomba kuyitwika, hakaburira rero umuyisirayeli wese uri hariya muri kariya gace ko ashobora kuhava. Murabyisomera nk'uko muri aya magambo ari kubivuga ahangaha, muraza kubyisomera rwose, mutagira ngo ndababwira ibyo atavuze. Araburira umuyisirayeli wese ko Isirayeli igiye guhinduka amatongo kandi ko bagomba kuyisenya. Ahangaha rero akavuga ko bamaze gutegura igitero karundura. Ubwo rero reka tubihe amaso, twebwe turakugezaho update zose uko ziri buze kugenda hano ku rugamba. Wowe rero uze gushyiramo amajwi rwose wumve icyo umugabo ari kuvuga neza muri cya kirimi cyabo, uze kubyumva neza. Okay, Iran yagize gutya icakira, urabona abasirikare ba Iran bagize gutya bagucakirira ubwato bunini cyane bw'abanyamerika. Ubu bwato rero babucakiye abanya-Iran, urabona kuntu bari kwivuga imyatati, babuvugiraho amagambo ati murakaza neza muri Iran, mu muhora wa Hormuz, murakaza neza. Urabona bamaze kubucakira, babuzengurutse, mazemo barabwifotorezaho koko. Ubwato ni ubwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwitwa MSC, bamaze rwose kubucakira, bariho marabwifotorezaho babwira abanyamerika rwose ati murakaza neza muri Gulfe, mu cyo bita Pash Iran, cyangwa se mu kigobe cy'abapersi. Hana rwose murakaza neza mu kigobe cy'abapersi, bamaze kubucakira rwose ahangaha. Maze kubucakira rwose, barimo barabwifotorezaho, urababona abangaba. Abanyamerika rero ngo bari mu bwoba bukomeye cyane kubw'ubwato bwabo bwafashwe. Urabibona hano rwose, ndakubwira wowe kugira ubona amakuru meza kandi yizewe, ujye uhama hano ku Nzozi TV 1, maze ukore subscribe, ukore share, ukore like, ariko ntugende udatanze n'igitekerezo cyawe rwose.
urabibona rwose, aba ni abasirikare b'abanya-Iran rwose bamaze gucakira ubwato bunini bw'abanyamerika bwari bwagerageje kunyura hano muri Muhora muri iki kigobe cy'abaperse, bamaze kubucakira rwose. Aha rero Mario Nofa yakojeje ikaramu arandika, maze ariko nawe inkuru ye yari yanditswe n'uwo bita Rani niwe wanditse iyi nkuru. Mario Nofa aravuga ati rero nyuma y'uko tubizi neza ko abanyamerika abanya-Iran bivanye mu biganiro, Trump official yavuze ko rwose igisubizo bagomba kubona ari iki ngiki. Umuntu wivanye mu biganiro rwose twebwe icyo tumukorera ni iki ngiki. Urabona izi ndege zabo, izi ndege urazibona ni za zindi bita B2 bomba. Izi ni za ndege bita B2 bomba, urazibona ahangaha. Urazibona ni za ndege bita B2 bomba. B2 bomba rero ngo izi ndege nizo ngo iyo zigeze ahantu urabizi ko ari network ihita ivaho ku buryo zikora ibintu wagira ngo nta ba nyiri igihugu ntabahari. Ubwo rero bazerekanye, bazifotoye rwose, bazifotora neza, ubona ko abantu bazifotoye bari hejuru, bari gukamera bari hejuru yazo. Biriya rero uri kubona ni ibicu, ariko ndakubwiye ngo izi ndege koko ni icyago. Uyu rero yaje azivuga imyaka, aravuga ati rero umuntu wivanye mu biganiro icyo tumukorera ni ibi. Umuntu wanze kugira deal na Leta Zunze za Amerika ni iki ngiki tumukorera. Ahangaha rero ndakwibutsa ko ari ku Nzozi TV1. Icyo nawe usabwa ni ugukora subscribe kugira tukomeze tukugezeho amakuru meza kandi meza. Ibyo rero nibyo tugomba tukwereka hano ku Nzozi TV1, tukubwira ABCD, bikubwira hano ku Nzozi TV1 tukugezaho buri kantu. Ahangaha na ambasaderi wa Iran hariya mu Burusiya, icyo bita Iranian ambassador to Russia. If American ground troops come, the situation will be better, and then our war will become a manly war. I'm not sure they will be able to remove their bodies of American soldiers from the region. Bivuze iki rero? Ahangaha uyu mugabo ibintu ari kuvuga, maravuga ko ngo niba Amerika igerageje kuzana abasirikare bayo ku butaka bwa Iran, ndakubwiza ukuri ibintu bizaba bibaye byiza cyane. Situation will be better. No kuvuga ngo ibintu bizaba bibaye byiza cyane, kandi intambara noneho izaba ivuye kuri ya ntambara y'ikirere cyangwa se y'ibimashini, noneho ije mu ntambara y'abantu. Agakomeza agira ati ntago mbyizeye ko, ntago nzi neza niba abanyamerika bazabasha gusubizayo imirambo y'abasirikare bayo bayikura mu karere. Niko ari kuvuga ambasaderi wa Iran mu Burusiya. Aravuga ati rwose mutugiriye neza abantuze, mu magambo ye niko ari kuvuga rwose. Aravuga ati mutugiriye neza. Umva, this decision is up to the Americans. Iran does not joke with anyone. Uramwumva? Aravuga ati mutugiriye neza, abasirikare banyu mwabazana cyangwa se intambara yanyu mwayizana, mukibeshya mukagaba ibitero rwose byo hasi ku butaka, muzamugize neza. Ariko ntago nizeye neza niba rwose bizagenda gute, niba muzabona uburyo bwo kwevakiwa cyangwa se gutwara imirambo y'abasirikare banyu. Ariko ndakubwira intambara muzabigerageze, intambara izaba ibaye nziza cyane. Ahangaha na ambasaderi wa Iran uri kuvuga ibingibi muri kumva, cyangwa muri kureba, muri kwisomera hano kuri screen ya Inzozi TV1, murabibona. Aravuga ati abanyamerika nibibeshya bakazana abasirikare bayo ku butaka bwa Iran, ntago bazabasha gusubiza abasirikare babo, n'imirambo yabo ntibazabasha kuyevakiwa.
Reka rero turebe ibi bintu Amerika yatangije na Israel uburyo bizarangira. Ahangaha News Russia, icyo bita Russia, iravuga ko Uburusiya bwarashe bugasenya depo iri aho bita muri Odessa cyangwa se Karonomosiki Port. Hano muri Karonomosiki Port, hano ibi bigambo by'Abarusiya kubisoma biragorana, ariko ni muri Odessa. Barasenya rwose ku buryo ubona ko bukakaye. Bahasenye ibinuze babihindura poto, babihinduye nka capati, ibitwaro, amadrone, ibiki n'ibindi byinshi cyane, intwaro za gisirikare, ibikoresho bya gisirikare byari biturutse mu burengerazuba ku bufasha bw'Abanyamerika ndetse n'Abanyaburayi, babitwitse pe. Mwana ko ari igihombo gikomeye kidasanzwe Uburusiya bwakoreye Ukraine ndetse n'abafatanyabikorwa hariya muri Odessa. Ubwo rero icyo nkubwira ngo ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora like, maze ugatanga itekerezo cyawe, maze tugakomeza tukaganira kuri ibi bintu. Hano ni ku Nzozi TV 1, umukunzi wanyu rero mukomeze mumukurikire, mumuhe like, musharinge, maze izi nkuru zijye zigera kuri benshi. Ahangaha uwo bita Iran War aratubwira uburyo ngo mu minsi iza nta munyamerika uzaba ukiri hariya muri Middle East. Ubwo rero arabivuga yifashishije iyi video, uburyo hariya mu birindiro cyangwa se muri bezi z'Abanyamerika bahagize. Urana ni umuyonga bahatwitse ku buryo nawe ubireba ukabona ko ari ibintu bitoroshye. Ntihari guhera avuga ngo very soon there will be no American base in the Middle East. Bivuga iki rero? Arakubwira ko mu gihe gito gusa, very soon, mu gihe gito nta munyamerika uri bube muri aka karere ko muri Middle East. Akurikije arebye uburyo Iran iri kuhagira nka capati cyangwa se iri kubagiye ibirindiro byabo byose yabihinduye umuyonga, niyo mpamvu ari guheraho avuga ngo nta munyamerika mu gihe gito uri kiri hariya muri kariya karere k'iburasirazuba bwo hagati. Nawe nk'uko ubibona ahangaha kuri iyi kamera yacu cyangwa se kuri iyi screen ya Inzozi TV 1, uhita ubona ko wa mugani atari ibintu byoroshye pe. Ntago ari ibintu byoroshye. Ngemba nkwereka ngo utaza kugira ngo nayange urebe ibiba biri kubera hano kuri iyi mihanda yo mu burasirazuba bwo hagati. Tuba tugira ngo tubikwereke rwose ubirebe amaso ku maso. Aha ni ku Nzozi TV 1, wibuke gukora subscribe, niba utarayikora nawe wayikoze wibuke gutanga ya like, ushyireho udutima twinshi cyane. Yes, rero ahangaha nakubwiye ngo ubwo GBC Press y'Abarusiya yari iri kwandika, yanditse ku Barabu, mu bihugu by'Abarabu, ambasaderi b'ibihugu by'Abarabu ubwo bari hariya mu Burusiya, basabye abo Burusiya kugira icyo bakora kuri iyi ntambara, bakabwira Iran igahagarika aggression cyangwa se ubushotoranyi ku bihugu byabo iri kurasa biriya bihugu bya Oman, Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE n'ibindi bihugu, za Syria. Iran ikomeje kurasamo. Iravuga ati rero mukwiye gukoresha imbaraga n'ijambo mufite muri aka karere cyangwa se ku isi, mugabwira Iran igahagarika ubushotoranyi bwayo. Aha rero muri iyi nkuru uri kureba imbere yacu rwose niho baramubwiye ati rero rwose mu izina ry'abambasaderi bose hano i Moscow, turasaba ko mwakoresha ijambo ryanyu n'imbaraga mufite n'ibukaka mukabwira Iran igahagarika ibitero. Ariko ahangaha Lavrov yaje kubabaza ati ariko se mwaba mwarigeze mugira icyo mubaza
Amerika na Isiraheli ku byo iri yakoze, ibyo yakoze muri Iran ubwo yarasaga abana 170 ku kigo cy'abana b'abakobwa bagapfa bose. Mwaba mwarigeze mubaza Amerika ibyo bintu? Nibyo Lavrov yabazaga aba ambasaderi mu bihugu by'Abarabu. Mwege murashaka ko tugira icyo tubwira Iran, murashaka ko duhagarika Iran, ariko se nibura mwaba mwarigeze, turabyumva twayihagarika, twanayibwira igahagarika kurasa ku bihugu byanyu no kurasa mu karere. None akabaza ati ibyo niba twanabikora, ariko se mwebwe mwumva ibyo bitero bya Iran cyangwa se ibyo bisasu bya Iran bibabangamiye, mwe mwaba mwarigeze nibura mubaza Iran, Amerika na Israel ibyo bakora basenya ibiraro, basenya infrastructure, ibikorwa remezo, basenya imihanda, basenya amazi, basenya ububiko bw'ibyo kurya? Mwaba mwarigeze nibura mubaza Amerika na Israel ibyo bintu ibyo bakora hariya? Mwaba mwigeze mubabaza nibura? Aha rero ndibaza ko babuze icyo basubiza. Babwiye bati ibyo mukora mwebwe nimubanze mukondamne, niba tugiye guhagarika Iran tuzaba tuvuze ngo Amerika na Israel ibyo bakora ni ukuri, nibyo ni iby'agaciro, twaba tubahaye go ahead ngo bakomeze bakore. Nibyo Lavrov yababwiraga. Uburusiya rero umurongo buhagazemo numwe, kandi murumva ko Uburusiya buhagaze ku ruhande rwa Iran, nkuko byakomeje bivuga ko Uburusiya nibwo butanga ubutasi hariya, nibwo butanga ibikoresho munition, nibwo butanga kimwe n'Abashinwa nibo batanga amakuru aho Iran igomba kurasa, aho ko Iran bagiye kwirasa, ibintu nk'ibyo. Ibyo rero aba bantu bari inyuma ya Iran, ariko logically nkuko Lavrov akomeza kubivuga, wa mugani wawe, bigeze babaza Amerika ibyo iri gukorera Iran? Aha ni ku Nzozi TV 1, urakora subscribe, ukoreshe like, maze utange igitekerezo cyawe.